Binavuze baracitse. Buriya rero hari ibintu murimo muravuga mugaca ku ruhande. Nibyo nashaka kuyinjiramo kuko ntitwagusigiye aha ngaha. Iriya ndoro ya Bosco yimpaya no kwibombarika ni ikimwaro yari afite. Buriya iyo ugiye ahantu bwa mbere bakakwambura telefone bakayikubikira, ariko uzi umuntu ukubikira telefone no kuvuga ngo Asiya yatewe ubwoba nk'umuntu uba kuri social media nyine, kandi amaze igihe yokejwe igitutu, kandi aba bagabo umwe atari ku ruhande rwe mu byibuke. Bosco yari yarangije kwidekarara, ubona ko yatangiye kujya mu ruhande rwa Mutesi. Uwitwa Bosco yimpaya yego akoresha uwitwa Koroda akoresha ijambo rikomeye, ariko abantu iyo nyine bari kurivuga murifata nayo. Koroda ubwe mu kanwa ke yaravuze ngo agiye kugenda ashinga ibirindiro kwa Wanyanasiya. Yabishingaga ibirindiro hariya ni mu rugo rwe. Hoya ikintu cyabayeho ni iki ngiki, bashatse ikintu kizatuma baganira na Asiya barakibura, babona nta zindi nzira ari ukumubwira ko hari ibiganiro biri gutegurwa, bari abana bashaka kongera kumukoraho ibiganiro by'ibihimbano n'ibifitirano. Banza akantu kabaye, bafashe umwanya baragenda bwa mbere habanje kubaho ibintu by'amatelefone n'iki. Noneho Asiya yemeye kuganira nabo, urumva ntago bari kugenda atabahaye karibu. Baragenda baha karibu, ariko bagenda bitwaje amakamera n'abakameramani. Bahagere Asiya atuma umuzamu aramubwira ngo bari abagabo genda ubanze ubabwire ko gukamera bitemewe. Uwitwa Pastor Niyonzima Korode afata telefone ze azisiga mu modoka. Abandi bose bageze mu nzu Asiya aravuga ngo ndabumbura umunwa, izo telefone mutazifite. Arangije arazifata, Korode abari uzijyana muri Saramanje. Uwo bahamagaye Korode akaba ari ujya kuyizana, akabanza akareba, bakaba bacecetse, wa muntu akitaba, yarangiza akayisubizayo. Nuko gahunda yagenze. Barangije baraganira. Muri uko kuganira niho habayeho umwanzuro. Ibaze batangiye ikiganiro kirinda bugeraho bwiraho batafata inkuru, ariko si cyo cyababujije kuyifata, ahubwo Asiya yarababwiye ngo mugende ejo muzagire gute muzagaruke. Uriya mwana Korode yafashe akajyana, ntago muzi ibyavuze inzahuke. Icyo tukiveho noneho, Korode ibyavuze inzahuke murabiyobewe. Ariko hagati aho ngaho iryo terabwoba ryaba riri hagati ya Bosco yimpaya ndetse na Korode bashaka kurigeza kuri Uwanyana Asiya. Imirimo myiza Uwanyana Asiya yakoze ndetse n'umugabo akiriho nta utayizi. Cyari cyarangiye hakozwe ibiganiro bindi bibiri by'iki. Ntago wumva ko harimo umutego wo kumugusha mu biganiro bitari ngombwa bitanakenewe, bitari ngombwa kandi bidakenewe. Nta mutego urimo kuko n'umuntu mukuru kandi bari mu kazi. Wo Sandrine bari mu kazi, hari abari barimo batangiye gukora inkuru. Izi nkuru zawe za trendinze abantu bakakumenya. Ubu nta mutego waba waraguyemo. Ntago umutego wabura kuko umuntu mu magambo orohamo rero niba waraguyemo rohamo uretse gatoya kireka apfuye. Nje nabengeye ku murenge hano hepfo. Wabengewe ku murenge? Yego. Ubwo wabengewe ku murenge? Tubwiriye nkuru dusoze tuzagaruka ubutaha. Byagenze bite? Nje nari ngiye gusezerana n'umukobwa hari yakurenze witwa Chantal. Wapi? Niko gahindusha ikintu gikomeye narakoze. Gari akabizu konyine. Ngo natwaye ikizirikene narayisize. Tisaza ngize bye habe nakabizu. Yatwaye ikizirikene. Uri kumva rero man, bura arije Sandrine yavugaga man, nanjye nkabyumva yari ibiki ngo zahambaga ibyo ntabyo nzi. Nta peti bifiti nese nabigira peti ntabizi ntaranabirya, ariko ikintu wariyeho uragikumbura. Niyo mpamvu babazaga Sandrine akantu yakwibukira kuri ku muvandimwe ukabona nyine agize imbeho mu ntago nyine yabikubwira hano rega ni yagira imbeho mu urumva no kuvuga ngo buriya mu mutima we agukingure nk'icyumba kimwe cya gatanu mu cyumba cya gatanu, dore hese yiheba muhumuriza ahubwo se yijiba ganiro nakivuyemo amaso. Bo kambwire Sandrine katubwire Pastor Mutesi agire enjoy nziza. Nkihame enjoy ubwo ni nkihame ibyo ni nkihame nta enjoy ibambi
kereka musizeyo nibyo byaba bibi ariko enjoy hakaza umuntu ufite ubwatsi se n'iki agahita ati nari narakubuze none akabaga bya bindi bavuga gakewe kagiye bamugarura yego nibwo bwamubonye inkuru mutabumvise ko nta keza bakwifuriza urumva oya da tukabona Freddy nahise apostinga ngo umugore wanjye baramujyanye oya Freddy nabamutwara mutesi ntibamutwara ngo Freddy nabamutwara oya ntibikabe none se ko turi kutebya ahangaha nkubwira ntikireka umwe asigayeyo ariko ni amarangamutima ya muntu cyangwa ibyo muri kwifuza mwebwe kuko ndimo ndabona mukeneye indi nkuru ariko aba yayibahaye nuko mudakereya ngo murebe ikibaye cyose arapostinga rero ntabwo mwabura inkuru hariya ariko reka nkubwire Sandrine nawe ntubeshye njya muri stade bwa mbere bavuga ngo stade bari buyinjiremo nabayemo nk'uw'ijana urumva nkigeramo ikintu cya mbere nakoze ni ukwirya selfie kugira ngo nereke abantu ko nayigezemo noneho wavuye mu ntashimwe kiganiro nawe rero umeze nka Pastor Mutesi ngo abanyarwandakazi nseza YouTube ngo sinzagaruka bwacya mu gitondo uriho byinshi namuteze uriya ni mukuru wanjye yuba ubundi no Freddy ramuri kumuhererekanya baro Freddy aho gacuke neza turamwifitiye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. ndabashimiye cyane ndi kumwe na duhinduke ndi kumwe n'ukuri nyako ni byiza cyane rero ko tubana ibihe byose kandi tugasangira byose kugira ngo bigende neza cyane aho bitagenda neza mukadukebura kandi aho bigenda neza mukavuga ni mukomerezaho cyane kandi byanaba na ngombwa tugasangira uwo mugisha w'Imana ni byiza cyane Pastor Justin Yesu ashimwe cyane Imana ihimbazwe urakomeye se ndakomeye urebye nuretse ko muri panore bacitse mu kabati na waya irakomeye nta kibazo nyuma ibintu birakaze muri iyi minsi ibi bihe gusa biranagoye warakize semera kuvuga ngo urarwaye ntago ndakira ndikorohera Imana ikorohereze umuntu bamubaze ngira mu bwoba ntinyamo ndatitira ariko Yesu arakiza ndi kumwe kandi na duhinduke rwa duhinduke felicitation muri iyi minsi birimo neza Imana iri mu kazi ubu ikintu gitumye nzana hano na Justin nawe ikiganiro ejo bundi yego mbona ibintu ukuntu bimeze ndavuga Sandrine wariraga bamutwariye umugabo Imana imushumbushije umuturirwa oya Sandrine Yesu ashimwe cyane suza abantu bacu Yesu ahimbazwe turabasuhuje inshuti zacu zakadasohoka Imana ibaha umugisha abantu badahwema hari umuntu butakwira atanyarukiye kuri duhinduke ndetse akuzwa n'ibisabwa harimo sabone share ndetse like na comment ndakubwiza cyane uwo muntu rero yubahwe aho muri hose aho muherereye mu mpande enye z'igihugu mu bihugu byo hakurya iyo ngiyo aba diaspora Imana ibaha umugisha ubura guhera igihe utuye ugahera diaspora umva navuze impande enye z'igihugu kugira ngo ducunguze uburyo umwete kugira ngo nze gutema nkokora ndatema nkokora abaturage b'igihara rega burya ushaka gusanga abantu b'igihara ubundi Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi ubura icyubahiro cye kereka mu mudugudu w'iwabo abantu b'igihara ntabwo bashobora kumenya ko bafite umuhanuzi yes kandi nabonye icyumba cy'amasengesho kikubuye bashobora kuza ati ko ndwaje umwana murabike ibiganza yakira ati amadayimoni yajujubije umuntu yakira ati byari bisanzwe ariko hari ababizi hari ababiha agaciro rero by'umwihariko abantu bose badukurikirana tutitaye aho baherereye Imana ibaha umugisha Justin rero nizere ko ameze neza Justin mu by'ukuri ibintu wavuze wari ukomeje cyangwa yari imikino kuko njye byatumye nzinduka ndebye uyu musozi ndebye iyi karitsiye mbona ni Nyarutarama itaramwamo n'imfura ikararwamo n'izindi tubwire ibya Sandrine hano byagenze gute Imana ibatahiriza abandi babuze n'ibishangari bimeze bite urabona YouTube uko ikora abantu bamaje kuyimenyera
tugenda dutambutsa inkuru mu buryo butandukanye ariko by'ukuri mbanje gushimira n'umuntu watije hano Sandrine ngo yaramuteye cyangwa inzu ni oya ntago inzu ariye ntanze afite ntanze afite n'inka yari afite yarazigurishije Sandrine ngo yigeze agira inka ntabwo igiti cyatema yigeze kumpa iyo story numva ni story ikomeye ariko ubwabyo kuba hari Imana ibishimirwe rero hari ukuntu dukora inkuru bikaba ngombwa ko ushyiramo indyoshya birayi bitewe n'inkuru wicayeho no kugira ngo unahanurire hari ibintu bita guhanurira mu kiganiro ikintu njye ndimo mbwira Sandrine muri iyo nkuru naramubwiye nti rero Sandrine ucunge neza ntaba ntakwanduje kuvuga ko Mutesi atera umwaka ngaho hasi Mutesi atera umwaka niko namubwiye kandi nabonye na Noheli nawe yasizoye Noheli ngo baramwibye ngo bamuhaye cravate ngo akimara kwigeza mu rugo bahita bamwiba bishobora guhurirana ari ibintu bijya bihurirana rero buriya ari ukuntu bakubwira ngo aha hantu barambura urumva ukaca inshuro 20 ntibakwambure hari n'igihe bakubwira uti nuhanyura urapfa ugapfa rero icyo gihe mbwira Sandrine aramubwira uti hari umwuka nshobora kukwanduza kuko ntari icyo gihe ntago nari ndi mu bihe byiza rero mpita mvuga nti utabara bwiye Pastor Mutesi ko atera umwaka kandi yaraguhaye amafaranga ukimuka nyuma nanjye mpereje amakuru nsanga ahubwo Sandrine ni umuntu wamugiriye impuhwe baba baramujugunye hanze n'abana kuko yariye byari bimeze navuga ati inzu byasaze ikagugu yego ubwo rero kumva ahubwo umuntu wamugiriye neza yubahwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ndabizi neza ko burya ikizakubwira uwo uri w'imbere ubanza ukakinyuraho n'ibyo byose rero sasa Sandrine umeze gute ubu ngubu nabonye X wawe iyo wavuze X wo mu cyari cyose umuntu ushobora kuba ari umukunzi wamubonye he oya X bavuze umuntu ahoze ari umukunzi expired wabataye wabaye nyine yacyuye manda wahoze ari umukunzi wawe haringize ngo nuwamboneye uri wenyine se hasanze iminsi umaze kuri YouTube usiko nagize ngo nuwamboneye tuvuge tuvugishije ukuri ko uri umukobwa nakuri umudamu mwiza umukristo usenga iminsi umaze kuri YouTube nta nuraza ngo adepose yenda ubyange wabyanze cyangwa ikirere kiracyifunze arahari ariko mbonye n'undi namwakira kateka jira Yesu umva impamvu murashobora kuza akakubwira ati ndagukunda ariko atarabibwira ababyeyi ugasanga icyizere kiraje amasinde wamera nk'aya ndirimbo akingije musi ngo nturare utarivuze akagutanga akarikocora ubu rero urumva ikiganiro nakasamutwe nakasambuye ntabwo ushaka ubu kuko ushaka kuba narabuze umuntu umbwira ati Sandrine joteme Sandrine yenda wazisubije inyuma ariko zaraje nyine ntago yabura nibyo ndi kukubwira kuko hari umuntu waje kungisha inama ngewe ati sura mukobwa ko mwadamu ko nabanye mwakoranye ikiganiro ndakwizera kuko namwana rero aracyifitiye trauma ibibazo yigiriye yifite n'ibibazo byo kwishyura inzu sinzi n'ibintu by'inkuru niba binamurimo dore nimero ziri hariya kuri duhinduke ugenda ugerageza amahirwe n'ibibyara inyana bizabyara inyana n'ibivamo ikimasa nyine ubwo uzagende ku isoko uwo muntu uburamuyoboye ndamuyoboye nawe ukaba utekereza ko yaba yaravuze ijambo ryiza niba yararivuze niba atarivuze simbizi duherukana ubwo hari ikintu kimwe ushobora kujya mu rukundo ariko ugasaba Imana ikimenyetso nk'umuntu ukijijwe ukavuga ati romana dushaka umuntu ari Imana igucecekana kandi ibintu ari ibyawe Imana ikavuga ati naguhaye ubwenge bukoreshe icecetse wihitiramo icecetse wihitiramo utanga nimero nyine uje mbere akaba ari kujyana si byose cyangwa ugukunze uvuze ijambo rizima kamwe murumva nahoze mfite umukunzi aragenda kandi sinshaka kubaho njyenyine ngo kandi si byiza ko uyu muntu aba wenyine muremera umufasha umukwiye ni mu mitangiriro ibyo bintu rero kuba byarahanuwe ntabwo dukwiye kubitesha agaciro nose tubwire Fredina yibere Dubai yibere muri honeymoon ibintu kubyakira koko uri kubibona gute ndashaka ibintu rero ndimo ndabona biri kubanziriza ibyanjye
ndakurekeraho ndakurahiye niba ndabona ibyanjye biri bukurikireho niyo mpamvu ndi kukubwira nta kantu k'akajinyori kari kuzamo kumva karakubwira ntabwo gashobora kuza kereka ntawe umbwira joteme ntawe ukabura kuza kereka ari ukubwira joteme kereka ndi njyenyine aravuze ngo ntabwo bari wenyine ntabwo ndi njyenyine oya hari umuntu uvuga joteme hari umuntu uvuga ati sanda abibwira ababyeyi ese ariko haje undi yamwemera haramutse haje undi ufite gahunda uhita ukora ibintu akabikura mu nzira hari abantu batema bakokora babona ibintu byose ari ugufatira akavuga ati iyo bitinze oya ndashaka umuntu ufite gahunda urumva nyine hari ukuntu umuntu ashaka igihe imana itarabishyiraho umukono nta mpamvu yo kubwira abantu nabi nta mpamvu yo kurakarira mu bintu ibintu birakaremo bigira intambara ibintu ni amahoro nagize ikibazo nshaka kubaza Justin Mutesi uriya muryango waciye bugufi uravuga ati ibyo navuze byaba ari byaba atari byo ariko ntibyari bikwiye ndahinduye abantu bari kuvuga nabonye Pastor Claude avuga ngo abantu yahemukiye Mutesi ngo abantu yagize gute ibya Claude na Mutesi uhura kubibona gute muri ibi bihe ko nabonye byacanye maremare urabona Claude we na Pastor Mutesi icyambere uzareba umuntu wese uje avuga Pastor Mutesi cyangwa se ari ibintu byaba ariko uwo muntu ari umugabo Pastor Claude itababara urumva kuri Rusagara yahise ajya guhiga amakuru umunyamakuru kameme afite ikaza bari kuyishakira views kuri Feredina ahita ajya guhiga amakuru anjyana no ku mazu ye urumva ugura amazu ngo saye nyine ariko Claude yanjyanyeyo urumva rero ariko wibuke ryajwi Pastor Mutesi avuga ngo ariko koro impamvu ungenda umpoza kunyiki nuko nakwimye nuko ikanzu yumva 150 ntayemeye hari Claude yarapimuwe ubwo aho ngaho nuhita wumva nyine ako kantu ko kwimana uhite wumva ko ubwo Claude twamufata nk'umuntu urwara inzika sigiye kandi kirekire ko yimwe kuko urabona ari gushakira ibirego Mutesi uko byagenda uko ariko kose amaliste y'abatwerereye abikibaza ati ariko Mutesi nawe mu nshuti harimo abagambanye harimo bayuda harimo erega ni ku isi koze kandi ubona ko nubwo abanyafurika atari bose ariko umubare munini ubona ko ari abantu bashyushya urugamba yego ariko bagashyushya bari ahantu bitegereje bavuga uti Claude tuzamutamo twiyirukire rero ni ukuvuga ngo Claude ibyo ari kuvuga byose nta kindi niko yimwe cyo koze ni uko yimwe buriya rero asiya nawe ubwaze kumva nyine muri aka kantu kankanyuzemo nimba Mutesi ari kuzira ko yimye umuntu ese mite nibaza wazamuha none se ni ibitekerezo byawe ni ibitekerezo none kuko ntago mbona ziriya mpuhwe za Claude kujya ntarabana kunywa ama esansi 2 zikurikiranye ahaha Sandrine ejo bundi numvise bambwira ko Fredina mwagiranye ikiganiro kirambuye nyuma yuko akoze ubukwe mbere yuko ajya muri honeymoon Dubai ikiganiro mwagiranye na Fredina cyari ikiganiro kigaruka kuki si umubano waba ukomeje ikiganiro cyari cyari wagiranye na Fredina cyari kirimo amagambo y'urukumbuzi amakuru meze gute ndagukumbuye nanjye kandi ngo aho yaciye ntihaca urwango ugasanga yenda urukumbuzi yenda ruraganisha mu byo abantu batekereza mu by'ukuri nibyo koko iyo koru yaraje ese yari ihishe iki kugira ngo yenda abantu numvishe bafite ayo makuru batazatekereza ibiri niyo mpamvu tuba twanagusuye hano ku isambu nta sambu mfite ndacumbitse ndakodesheje ku icumbi ndacumbitse ariko abo bantu barashaka kunsenyera mu by'ukuri ndimo ndababwira ko mfite niwe basenyera gusa cyane nawe ntiyubatse se uriya we uriya byarakomeye ibyanjye biracyari mu itama se ndabimira
none se ubwo isaha n'isaha ingumi yabikuramo akubwira ati cira birarura ugacira urumva icyari cyo yameze biri mu itama ingumi yabinobora oya ariko n'ibisanzwe hari n'umugani uvuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ariko Sandrine Fredina ujya ubona ibyawe nawe byararangiye ibyanjye nawe haku ibintu by'abantu biba byararangiye ni nk'abantu baba barapfuye abantu bazima ibintu byabo birangira biti ujya uvuga ngo umuntu mubone ngo ni dayimoni ubuze ejo bundi niduhura Nyarugenge ugaha umuntu umukono uzaba ugize nabi cyangwa ukamugwamo bijyanye n'ibihe ukamugwamo ukamusuhuza akikomereza rega abantu barahura kereka imisozi n'idahura ni ukuri ibintu by'abantu bahumeka birangira biti kandi abantu mwatandukanyijwe n'urwango ntago ari urupfu ariko mwatandukanye ku bw'ubwumvikane ni ubwumvikane ariko Sandrine nicyo kintu cyakikunanira kukibagirwa kuri Fredina mu gihe mwamanye na Fredina nicyo kintu cyakunaniye kugira ngo kigushiremo wumve kigushizemo wumve Fredina yewe kushiramo uvuga ngo murakoropa se ibyo bintu bamuvuga ni iby'umuntu iyo ntacyo mwapfuye uramubwira ati ba mahoro nanjye mba mahoro aho muhuriye mugasuhuzanya nicyo kintu cyakunaniye kukibagirwa mbaze gahoro oya tuvuge gahoro ABCD turagira ngo ni uruhe rwibutso ku buryo nacyo kigali kimugeraho oya waragira ngo mbitondore oya ni uruhe rwibutso rwa Fredina rudasaza ufite ubitse ku mutima rudahari ubwo n'ubundi n'urukundo nta rwaba rwari ruhari ariko byihorere ibyo bintu tubicumbikire kugira ngo aryoherwe n'ukwabuki oya hari ikintu nawe yumva akavuga ati cyo koze uriya mugabo mwamuretse iriya mfura rwose ariko araberewe ate uriya mugabo ni mu mureke rwose ayibera amahoro reka twigendere jisite mu kanya akomeje kwa Masiya ruriya rugendo rwa Claude Empire n'abandi kuri Empire hari ikintu bashaka kuvuga kagira inkuru rero simbizi muri abagabo muraza kumbwira sinzi uko mukunda cyangwa se bakunda ariko urebye ikinyabupfura discipline yahatambukanye yarabuze nk'umuntu wajisha igisabo nuvuga ngo we yaretse Claude aravuga dore ko Claude avuga ibigambo byinshi noneho Claude aravuga guzwa ujye vuga ngo Claude aravuga guzwa oya urabanga agira ibigambo byinshi agomba kubivuga no saba ari mu kazi ni nk'ibi byanjye nanjye ngira ibigambo byinshi hariya nta watera comment nuyihatera nabwo nta kibazo turagusubiza ya warebaga ukuntu yateraga ijisho gahoro ijisho ry'umuntu waciye bugufi ndaribona mwaba mwarabibonye cyane ndaje kureshya umugeni mwaba mwarabibonye se cyangwa ndihuse bizirye mugabo hari ikintu nabonye nanjye ntinyamo nabonye guca bugufi guhari kwifata neza aho jiste nayo pe kumura bara amashati amwe ahubwo baramusize araje ubwo bafitemo n'akababaro kuko batamujyanye ariko rero umuntu wabaye ni Noheli yarababaye nacyo gikomeye sinzi ko kizamushiramo bamusuriye umukunzi abati Asiya naragusariye none ni gute wakira ibyo bisambo ariko atuza aho muri hariya nta muntu urerura akamukunda Claude ntiyamukunda ngo byemere afite urugo cyakora Claude icyo ashaka arashaka kuzashyingira Asiya akamubera umubyeyi kureze ko atari muri ADPR gasa n'umwana wa ADPR n'umwana wa ADPR ntago ari ishyingira yonyine bro bishatse kuvuga ko ahantu hari umugabo ujyayo buriya n'umuyisilamu yemeye gutera ivi n'umuyisilamu kandidatira arayifite idini nta dini itazavamo umugeni utazareba umuntu ukamutinya kandi wakunze urukundo gukunda ni nko gupfa burya hari ikintu abantu ni cyo kintu wanenze muri rugendo ni cyo kintu washimye kuko Jester ibyo yavuze ngire ngo yena tuza no kuganira mu gihe kumushaka mu akanya ariko ku ruhande rwawe ni cyo kintu washimye ni cyo kintu wagaye kugaya bwo ku muntu wafasha ye agahaguruka akajya gusura umuntu kugaya bwo naba nivanze mu buzima bw'abandi genda shima kuko babaye intwari ibihe yaratambutsemo byari byo gusurwa yego ya wenda kuba barabishyize public kandi nabwo bose naba YouTuber ntacyo bitwaye yego yes rero nje nabibonyemo kabisa nkuko hagati muri bo harimo umuntu ushaka kuba inshuti y'inkora mutima ushaka gusimbura Steven ashaka no kutamusimbura ngo bigaragaze ariko akavuga ati humura ndahari igihe cyose wankenera impore kibondo kwitsamura turakiri kuko nta murumva nyine waryama akagusegura yashobora no kutagusegura ariko akaba inshuti y'umuryango
iriya ndoro ya impaya n'imyitwarire yaritwe nk'umuntu ugiye guhazwa impaya kandi impaya mbere gato arabahaye invitation ariko ashobora kuba ameze nk'umuntu uri kubura amahitamo arimo arabura amahitamo nawe yarwariye indege se ameze nk'aho umuntu babwira ati ncira ibiryoshye mira ibishyushye mbese aracyari hagati ashobora kuba ari kuvuga ati ntawamenya reka na hariya nyarukiro ndiye kuko yari yitwaye neza cyane kinyabupfura cyinshi Justin aravuze ati Asiya ibi bintu winjije iwawe ni nko kwinjiza ikizira hera Justin ibintu wabisubiramo ibintu wavuze baracitse buriya rero hari ibintu murimo muravuga mugaca ku ruhande nibyo nashaka kuyinjiramo kuko ntitwagusigiye aha ngaha iriya ndoro ya Bosco y'impaya no kwibombarika ni ikimwaro yari afite buriya iyo ugiye ahantu bwa mbere bakakwambura telefone bakayikubikira ariko uzi umuntu ukubikira telefone waguza yawe bivuga ngo nta cyizere uba ufitiwe ntabwo rero bwa kabiri usubiyeyo wahita wumva ko ufitiwe icyizere uba ugomba kwitwararika rero aba bagabo Asiya nawe bamutsinze icy'umutwe ariko icy'umutwe bamutsinze Asiya nawe yari abifitemo uruhare urumva ndetse hari ibintu abantu batari bazi ziriya simpuye zo kujyana iriya mfashanyo niza kugira gute ziriya ni impuwe bari bakeneye none se wowe ujyanye imfashanyo ku muntu uhakoze ibiganiro bitatu ubwo se uri kumva ni imfashanyo wajyanye cyangwa wagiye mu biganiro biroroshye ko ikiganiro kimwe cyari gukubirwamo ubutumwa twari dukeneye ariko bahakuye ibiganiro bitatu baramubwira uti rero twikozemo twivangavanze nawe wikozemo reka turebe ko dusarura ariko mbwira Asiya ngo ubisubiyemo iri kosa wakoze ryo kwakira Bosco y'impaya na Korode uzaryicuza pe bidatinze kuko ni nko kuvuga ngo uhinze umurima w'ubunyobwa urumva ubonye ahantu ifuku yatimbije wanze kuzana utega ifuku umuntu ashobora kwibaza umurima w'ubunyobwa ni uwuhe ifuku ni iyihe urumva noneho rero iyo ubonye ifuku imwe yatimbije mu bunyobwa ahantu hamwe ushaka umuntu utega ifuku aho si uko batakujyanye mbongeye nta kibazo ariko reka mvuge aka kantu gatoya ntago Bosco y'impaya yatereta Justin we yanagiyeyo ntago Bosco y'impaya yatereta Asiya icyo akoze Asiya afite murumuna we ubona ko aziranye na Bosco y'impaya mu bantu muza gukurikira akavidewo neza muze kureba udushyi Bosco y'impaya yahanaga na murumuna wa Asiya udushyi harimo n'ishari rero none se nimba Bosco y'impaya uretse gato iba y'impaya ari singo murumuna wa Asiya nakagashiko ku matama wankubitaga none se kandi reka ngaruke ku kindi kintu cyo kuvuga ati Asiya kuba yarakiriye aba bagabo mu rugo rwe ngewe ndumva nta kibazo yakoze reba nk'aha hejuru reba kashipa wahanire buriya nakuriho nkajya gushyiramo umuriro rwana n'iki se washatse ese barumbwira arano kashipa wiri ese urasaga himano wenda ni security ya nyirinzu ibyo biramureba ariko ari je wayubatse nayishiraho ikikiro sibyo kandi aramugaze barapfunditse reka dusipoze ko no kwa Asiya rero kashipa wiri hari urambura muhushyiramo gute nyine niyo mpamvu takwihenura ku bagabo okay nayo nandi makuru tubonye Asiya ibyo akora arabizi sibyo ntago abashyitsi n'umugisha urumva urugo rwiza ni urugendwa amakuru ahari wo Sandrine utazi bivugwa ko hari inkuru yakoze iri kwe yakozwe ibitse iyo nkuru irabitse dashboard urumva iyo nkuru mu kubikwa ngo byaje kumvikana ko iyi nkuru iramutse igiye hanze Asiya yamererwa nabi bahita bavuga ngo Asiya ubwe yisabira ko abagabo bagirana umubonano cyangwa imibonano bahura habaho umuhuro ngo ni umuhuro ariko atari umuhuro w'abageni
sibwo urugwiro bahuza urugwiro Oya. oya urugwiro nanone haba hagiyemo ikindi kintu gikomeye nyine urumva iyo abantu babonanya bakoze urugwiro weho ye ahubwo barashoboka ko yaba yaratewe ubwoba Sandrine vana ibintu byo gutekereza ibindi bironga bamuteye ubwoba habayeho guhura oya jite habayeho guhura oya dore ikintu kiriho jiste kandi se Asiya habayeho guterwa ubwoba yego ko natabyemera ko bagirana ibiganiro ko abariya ko bagiye kumuremera abantu bamukubita hasi babaye mu bana b'inzahuke n'ibiki byose yego nicyo noneho kintu haza kubaho ko abana b'inzahuke babanza bagakusanywa urumva barimo bari abantuza bagiye bavuga bakubita hasi ukuntu yabirukanye ko babagaruye yego bageraga bahimba bya biganiro abantu namwe ntimukamere nk'abambaye fimeza zimwe zirinda izuba abantu mujye mwitegereza hano uwanyanasiya ntago ari wafashe iki cyemezo ku mutima w'abishaka oya ndetse nimuza kureba kuri ariya makayi yarigenderaga akagaruka akagira gute kuko njye nanabihamye mu bushobozi uwanyanasiya afite biriya ntiyabibuze ntabwo buzi 50 ujya kugura biriya bikoresho ayo maborodero ntazi wenda yo uwamufashije yaba yaragize neza ariko hano uwanyanasiya yaraganirijwe oya ntabwo yaganijwe yatewe ubwoba ko hari ibiganiro bigiye kumukorwaho ndetse kuri bariya abana b'inzahuke abona ko bigiye noneho nabwo kuzana ibindi bibazo bisa nk'ibyambayeho nza gutanga inkuru bwanjye ati nutavuga wowe ngo uzuvuge dufite amajwi n'amafoto n'amavideo uvuga ukuntu wakoraga umurimo w'Imana wibeta kwaje kwa pura Afrika y'Epfo ati noneho ndajya nshaka Afrika y'Epfo nimba ari uko ariko juste nakugarukira nsanze ari izo nzira ari ubwo buryo bimeze uko haba harabayeho n'ubugome ihohoterwa rirenze ryakozwe mbere reka mbanze nkubwire tubwire mu gitondo iriya nkuru igisohoka nakiriye nimero yampamagaye amajwi narayerekodinze irambwira ngo ni umukozi ngo kuri hedikota Kacyiru wa polisi ngo ndagutegetse hagarika izo nkuru ndamubwira nti wambwaye umusega ntago polisi ya Kacyiru ihamagaza atigo amubwiye ahita yiruka tuniyama abantu baba bumva mwitirira inzego mudukanga twe nimero za polisi n'iza RIB turazizi imibare zitangira turayizi mutazajya mwitira bene izo nzego rero ni ukuvuga ngo Asiya yatewe ubwoba nk'umuntu uba kuri social media nyine kandi amaze igihe yokejwe igitutu kandi aba bagabo umwe atari ku ruhande rwe mu byibuke Bosco yari yarangije kwidekarara ubona ko yatangiye kujya mu ruhande rwa Mutesi uwitwa Bosco Impaya yego akoresha uwitwa Korode akoresha ijambo rikomeye ariko abantu nyine bari kurivuga muri fata nayo Korode ubwe mu kanwa ke yaravuze ngo agiye kugenda ashinga ibirindiro kwa Wanyanasiya yabishingaga ibirindiro hariya ni mu rugo rwe oya ikintu cyabayeho ni iki ngiki bashatse ikintu kizatuma baganira na Asiya barakibura babura nta zindi nzira ari ukumubwira ko hari ibiganiro biri gutegurwa bari abana bashaka kongera kumukoraho ibiganiro by'ibihimbano n'ibifitirano banza akantu kabaye bafashe umwanya baragenda bwa mbere habanje kubaho ibintu by'amatelefone n'iki noneho Asiya yemeye kuganira nabo urumva ntago bari kugenda atabahaye karibu baragenda baha karibu ariko bagenda bitwaje amakamera n'abakameramani bahagere Asiya atuma umuzamu aramubwira ngo bari abagabo genda ubanze ubabwire ko gukamera bitemewe uwitwa Pastor Niyonzima Korode afata telefone ze azisiga mu modoka abandi bose bageze mu nzu Asiya aravuga ngo ndabumbura umunwa izo telefone mutazifite arangije arazifata Korode abari uzijyana muri Saramanje uwo bahamagaye Korode akaba ari ujya kuyizana akabanza akareba bakaba bacecetse wa muntu akitaba yarangiza akayisubizayo nuko gahunda yagenze barangije baraganira muri uko kuganira niho habayeho umwanzuro ibaze batangiye ikiganiro kirinda bugeraho bwiraho batafata inkuru ariko si cyo cyababujije kuyifata
ahubwo asi yarababwiye ngo mugende ejo muzagire gute muzagaruke. Nabo barariya rubi kubanza Bosco ataragiye ni Muhanga, yararaye muri ubanza yararebye ahantu arara hafi aho ngaho ko nubwo ari imfubyi ntiyabura abafamiliye muri Kigali cyangwa n'inshuti. oya nawe sabuza amafaranga kodesha hoteli Ntago yayabura. Noneho basubirayo, bukeye basubirayo. iyi nkuru uvuga ni impamo Ampaye inka ni impamo. Umuntu arabahamagara, Sandrine ukuri ari kumva inkuru yawe umuntu arabahamagara ngo abwira Pastor Claude ngo ese ngo ko numvisha uvugira inzahuke, ese koko ko uwanyana se ari mu bibazo nta kintu twamukorera. Ariko ntago ari uko inkuru imeze, ahubwo aba bagabo baba bariteranyije hagira n'undi muntu finance iki gikorwa kugira ngo noneho bagende finance yashyizemo niyo kora binabonye bitangije n'ibihumbi 50. finance yashyizemo niya ya maborudero zishyiriwe bande nk'eshatu ngo z'abana bari ku mashuri. Aba rero icyabajyanye ntimugire ngo ni urundi rukundo. Asiya yabuze ukuntu agera situwasiyo yo kuvuga ngo inzahuke ngo hari amakuru zizi. urabona uriya hari witwa ngo Jacques Mutarama uri ufite ubwanwa uziko mbere yari yigize umuvugizi w'inzahuke ngo zasohoye. Noneho kambwira abantu mite mbahumura n'uriya mwana Claude yajyanye ku ishuri na Uretse reka mbahumure ku maso. Mutarama ibintu yavuze inzahuke ntimubizi. n'uriya mwana Claude yafashe uriya mwana Claude yafashe akajyana ntago muzi ibyavuze inzahuke. Icyo tukiveho noneho Claude ibyavuze inzahuke murabiyobewe. ariko hagati aho ngaho iryo terabwoba ryaba riri hagati ya Bosco Empire ndetse na Claude bashaka kurigeza kuri Uwanyana Asia. Imirimo myiza Uwanyana Asia yakoze ndetse n'umugabo akiriho nta utayizi, aho umugabo wagende Uwanyana Asia Uwanyana yakomeje gukora uko ashobojwe. Nimba rero Uwanyana uyu munsi yaba ananiwe, ndumva nta nzahuke yemerewe kuza kumukoraho inkuru kuko ni nko kunyakwiriba uvomaho. Ibyo rero Sandrine uvuga ntabyo uzi. Niko mbyumva. Ntago ikibazo ari iyo nkuru, ntago ikibazo ari iyo mirimo. Ikibazo ni amakuru abo bantu bafite. Amakuru rero abo bantu bafite Uwanyana hasi icyo tumusaba kugeza ubu nuko utegereza ibintu umutima, kuko nubundi bariya navuga se banabita ngo ni bantamuwe. Ntabwo nzi ukuntu navuga, nta kintu ushobora gukorera umuntu wagambiriye kugukoraho inkuru ngabure kuyikora. Ahubwo ikintu kisabwa kugeza ubu ni amasengesho no kudafata ibintu ngo abyegereze umutima. Nta ruswa wahereza umunyamakuru gufiteho inkuru ngareke kuyisohora. irahari Ni iyihe? Amafaranga urasera yabahaye hariya. Uzi inkuru zibitse mu mamashini y'abantu we. None se si ibishoro ko mutabishora ngo mubicuruze? Oya barishyuwe. Uzi inkuru abantu bafite mu mamashini. Ariko reka kubwira ukimara kubwira umuntu ngo ngufiteho inkuru akakubwira ngo iyo nkuru sinshaka kuyisohora ukabirengaho, ntaho ubutaniye n'umugome. Ibyo upfa kuba yinjije ibyo by'ubugomeze buryo ushobora no kwisohora nirebwe. Itarebwe ariko yasohowe uhombye arabyimenyera. Ariko burya nawe uzi iyo uri kubeshyira umuntu umutima na kereka ari ukumubeshyira. None se bagize ngo ibyishimo dore nk'ubwo ejo bundi hari umuhungu wagize gutya atera ivi, kimara gutera ivi mu gitondo ajya kwiranja ku muntu wa mugenzi we, bidahagije barabafata. Babafashe umwe ati ngenda kujyana mu itangazamakuru. Umusata ujya mujyana mu itangazamakuru murashaka ngahe? Asiga kontake y'imodoka na sheke itazigamiye azaza kubitora azanye amafaranga yuzuye. Uwo nguwo urumva yari mu makosa kandi ntari ibintu atashaka ko bijya hanze. Nk'ibyo rero birahari rero bifite ibimenyetso bitari byo guhimba. Reka ikibi ni ukubeshyera umuntu ukabeshya Sandrine wasiga abana n'umugabo ku Ruyenzi kandi warabuze no naba nawe ufite mu gitondo ukubwira ngo mwaramutse. Ahako se ubwo ubundi wabura umuntu ukubwira mwaramutse kuko habaye iki? Tandukanya mwaramutse isanzwe na mwaramutse warose. Oya ni telefone kuba umuntu yaguhamagara akagusuza njye mba numva ari ibisanzwe. Ntabwo bisanzwe. Uzamenya ko bidasanzwe. Umunsi uzaba ufite akaboko hano kabyuka waramutse gutse. Icyo gihe nyine muri kumwe nibiba byahindutse. Rero ugeranya mwaramutse zisanzwe n'ibindi. Akoze runaka amasaha abe yicuma. Niyo mpamvu rero ibyo gusa bitaba bihagije.
kuvugana n'umuntu gusa ntabwo biba bihagije. reka jisite umuciyemo inkuru jisite nuko rero dukomeje twari tugereye nuko basubirayo ibintu byose bigenda neza basubirayo umutego mutindi rero nazira nzahuye bya bintu rero uwanyanasiya ngewe ahangaha ahantu ndimo mushinze ikosa rikomeye bamugushije mu mutego ko bari barangije gufasha abantu yajyaga kwicara bamubaza kuri Mutesi ashaka iki baramubwiye ati nutemera ngo nutemera ko twicarana muri frame abantu rero yarabyanze baramubwira ati nutemera ko abantu bahita bumva imbaraga ziri muri iki kintu ntibumve ko ari ibintu ndimo mbahereza gutya gusa Asiya ko bari barangije gukora ikiganiro gifasha abana ndetse n'ibikoresho babyakiriye n'inzahuke twazibonye ko zihari ziriya nzahuke sizo nabonye zihindagurika kundusha ejo uraza uzibone ku makamera ntabwo ari kera ni kazi agiye kubakira muri tuzaba ubibona noneho ibintu byose byabereye hariya narababwiye ngo turaje tubyumvisha amatwi yose tunabirebesha amaso yose barangije ko ibi byari byabaye nimba muzi ubwenge ndetse Asiya yanabashimiye bajyaga kwicarana muri furemu bamubaza ibya Pastor Mutesi urumva yerekana yuko Pastor Mutesi ari umubyeyi wari umwana kandi umubyeyi atasaba imbabazi iki umwana barazibasabasha urumva bishatse kuvuga muri Asiya yahise agaragaza ko ntago yigeze ababarira Pastor Mutesi none agahita agaruka akavuga ngo njye namubabariye ataravuga ako kantu mwaba YouTube bamwe b'abamama mugakosore nimba ubabariye umuntu herura umubwire ko umubabariye njye nk'ubu Mutesi yanditse na email yagira neza muri channel y'ukuri nyako aravuga ngo narakubabariye yego ariko ibi bintu byo kuza akavuga ngo nakubabariye ngo utaranazinsaba ibyo bintu nibabireke none se jisite ntari umuntu aragukosereza ataranakugira ngo asabe imbabazi ukabona ko nayo ibyo binakora atari we ntabwo ibi yari kubibwira bariya bagabo nese bariya ni Mutesi icyo abanyarwanda bari bakeneye ni Asiya na Mutesi ahubwo bicaranye bakabohokana bakwicara kuyecano bose barazifite hari ikibazo se ntibateraho bose se bafite abakameramani inzahuke nagira neza zirakora inzahuke nagira neza sizihari se bakwicara bakaganira kandi intambwe ya mbere Mutesi yari yakoze akora ikiganiro yari yayiteye buriya yari kurindira yava Dubai yarangiza akaza bakicarana ariko hariya ubejo nibisamburuka sikorode uri hariya azavuga uti mutera agatebe mbereke ati buryo bwo twageraga hariya twasanze kandi aba bana njye ndi kwibaza ese Claude wa mwana arya yitwa ndi uturinete uramwibuka umwana agiye ku ishuri wabaga mu nzahuke ngo uze ubwenge DMRC ibintu nk'ibyo mboka ni ibintu nk'ibyo banza ari Merisi ni Merisi aha ni Merisi akuribuka cyane wa mugabo ariko kubera iki ukomeza gutsindagira ngo rero Asiya yari kurindira aho ngaho rero uvuze ngo yari kurindira yabakoze ibyo wowe ushaka hoya nese Sandri reba nk'ubu ngewe nimba naratangaje ko wakize wagize uti ntabihagazeho ntago ngiye kujya kwisobanura ahandi byari ibyo nagombaga kuza nkicara hano nge na Sandrine icyambere nkerekana ko ibyo navuze ntari mbihagazeho noneho noneho bivuze ngo urese wagombaga kwicara ntibari bagiye gufasha ikiganiro cyo gufasha se n'icyarangiye cyari cyarangiye hakozwe ibiganiro bindi bibiri by'iki ntago wumva ko harimo umutego wo kumugusha mu biganiro bitari ngombwa bitanakenewe bitari ngombwa kandi bidakenewe nta mutego urimo kuko ni umuntu mukuru kandi bari mu kazi wo Sandrine bari mu kazi hari abari barimo batangiye gukora inkuru izi nkuru zawe zatrendinze abantu bakakumenya ubu nta mutego waba waraguyemo ntago umutego wabura kuko umuntu mu magambo orohamo rero uretse gatoya amagambo igihumbi wavugiye ahangaha ushobora kuburamo ikosa cyakora iyo ukoze ikosa ni kimwe ugomba guca bugufi sibyo ikintu kimwe umutego bashobora kuba bavuga nawe naraguyemo wowe kwatura kandi umukristo wese ujya mu ijoro arangwa no kwatura ibyo ni bizima bira ni bizima byo umutego bira ni bizima none se ko ntarahakubona watura jiste umuntu arabona watura ni Claude
ko mutatura mwebwe nimba atari umutego mubitinyira jisita aratura se no kwatura aranarira aranaboroga umuntu arabona watura kuri YouTube yitwa Claude sininya n'icyaha cyangwa umuntu udatinya icyaha burya ndamutinya ureba ari ikihebe kubera ko uba uri mucukuro umuntu arabona ukuvuga ati mumbabarire yitwa Claude cyane Imana imbabarire buriya rero wabona nta makosa bafite kuko ari abamarayika ikosa iyo rifite ntabwo ntiri kwemerera gutuza tsindagira uwanyanasiya uko munsi uwanyanasiya uko ateye ntago byaba ngombwa ko yabaho ngo akore ibiganiro bingana kuriya oya Asiya yatewe ubwoba urabona ko harimo agahato oya sagato yatewe ubwoba yatewe ubwoba bwabariye abana ba nubwo nyavuga ntiza gatoya aya makuru nubwo nyavuga abantu ntibabyumve nta Asiya ari we wikoresheje ibi bintu oya nta nubwo ari we wakiriye aba bantu ku bushake bwe oya urumva kuko harimo ijambo ryabacitse nyihigira njyewe rivuga ngo harimo inzahuki imwe mu nzahuki yari yarangije kuvuga ko ije kuvuga amajoro ngo Ferdinand ntuza Steven yaba yararaye muri ruriya rugo oya urumva oya ibyo ntibirimo hoya ibyo nyine wowe bivuga ko bitarimo nanjye ndi kukubwira ko nabyumvishe kandi ntarabibonera iki ibimenyetso kandi nzahukira hari urumva kandi iyo nzahukira hari nimba yari yatangiye kwinjira abanyamakuru n'ubundi abo yinjiriye wasanga n'ubundi bizarangira igize ute ibivu ese Steven niba aranaharaye yaramaze ko ubusa hari ikintu kiranze ko yarogejwe ibirenge yegora ntibaranaharaye wasanga paritema amafaranga ari yamushyira abaye ari ibyo se yayatinye namugaye oya byo nta nibirenge none se kuba yaraharaye iriya nzu yangana kuri nta cyumba cy'abashyitsi kibamo ahubwo ntazongere n'undi muntu wese umutera ubwoba niba hari ibintu bamubwira bimutera ubwoba nabareke babishyire hanze reka nkubwire n'ubundi rusibaho ruzanyura uretse nkubwire pasi watinyuka abantu babizi iki kiganiro Asiya yatanze mushyire mu nyurabwenge why not kuki atagihaye Sabiyuse wazanye mama Sharirene akiyambika ubushwambagara akatinyuka akambika ubusa Mutesi wanyuze ku isimbi yarangiza agafata uwitwa Steven akamwita Nyarihuna nanjye iyo ngarutse ku banyamakuru ndatinya ubanza urebe ibiganiro Mutesi yakoreye kwa Sabe inshuti magara ntusige magara ntusige uretse gato hari igihe uritegereza ibintu bikagushisha Sabe ni gute yakira umuntu wa mbere akakira uwa kabiri ukubita hasi inshuti ye abizi neza inshuti ye bariya noneho basabe uko baba bateye baba ari abanyamakuru b'umwuga nta marangamutima bariya bajya bagira ubu ari abanyamakuru nyine ubu Sandrine umuntu ashobora kubona nk'akavidewo kawe turimo turagenda tumubona mu makosa nk'ubu nk'ubwashize ngo yabwiye Claude ati wowe rongora nzaguha inkunga bya Claude na Sabe twere kubyivangamo urumva inkunga arayimwima Claude yakoze ikiganiro avuga ati Sabe cyatumaga nkurakarira n'intwererano yanjye wanyimye none birashoboka ko iyo nkunga yaba yaranibagiwe reka impamvu Sabe yamwemereye ibyo yarazi ko Claude atazigira abikora nyine ko ari nko kugira ngo wenda ariko igihe ubonye abikoze ntabwo Sabe yabura intwererano ntiyayibura ariko ashobora kuba bati iyo ntwererano yo yemewe ryari hari umudiaspora w'umugore urareka tumwihorere yagize gutya akundana na Claude wanditse ukamwora uriya mugore wano se ko Claude yabyivugiye rero anyura kwa Sabe uriya mugore yarababaye ategeka Claude ko atazasubira mu biganiro aranamubwira ngo mbwira ibiganiro umaze gukora byose mbyishyure ntibisohoke ikibazo nawe yarambwiye ngo aranyorereza amafaranga si ibiganiro ndabisaba ntiyanyishyure ntiyemeza amafaranga yari nawe ntabwo yakwishyuye se biva ku mbeho uwo mu diaspora anyura kuri Sabe kugira ngo abone ko urumva harimo ibiganiro byiza na Claude na Sabe n'uwo mu diaspora bifite views araje amubwira uti wewe mpera ikiganiro Pastor Claude ndebe ko ari bukwangire kandi Claude yari yamaje kurya ibihumbi hafi 4 by'idolari by'undi muntu
urumva Claude niyo Pastor muntu Claude rero arangije Saba amuhamagaye ahita abaza ahubwo uri henze nkore kiba kiramutsinze icyo kizaba yari yaha Claude yabaye nk'aba baturanyi babwiye ati numara umunota utaravuga ndaguhigare ku isegonda rya 58 atari kurama ni pombo umuntu yabwiye Claude ati ngiye kuguhindurira ubuzima ati ibintu kine ni ibihe kwishyura inzu nkeneye transport nkeneye business yo gukora ntuzongera kumbona muri YouTube arambwira ati okay ngiye kwishyura inzu amezi angahe akira ibyo kurya jya gufata ari imodoka uzajya ugendamo sinzakubone kuri YouTube rero ageze ku isegonda rya 50 na kangahe atari kurama ni pompo ariko umuntu ashobora kugufasha ejo akananirwa kereka yari yemeye kwari kumufasha kumufasha. business ese kugira ngo ni umuntu woroshye kugira ngo ni umuntu woroshye kugira ngo ni umuntu woroshye madame yari kwera umuntu wifashije ntabwo byari ibye urumva ibaza umuntu natwiba tuvuye ngo si ibyacu wasanga ngira ngo Fred Nasi yari uwawe oya njye ntabwo iryo jambo narivuga urumva murakoze ntabwo ndikubwiye ikiganiro kirarangiye uretse gatoya ntabwo iryo jambo narivuga ngo umuntu ni hari n'uwundi ntabyeretswe kereka nabyeretswe nyine nabyeretswe rero nateraho comment ariko Sandrine ntujye umukumbura oya byararangiye cyeka nko mu bihe bya mbere ubwo nikangaga ko akomanze ukabyuka ajya ati iyo telefone isonye iteka niruka nzi ko ari wowe ushaka urumva mu bihe bya mbere iyo ukiri mu bihe bya mbere utariyakira wumva n'uvuze ukagira ngo niwe nyine arakaririmbo ngo bya bihe byashize binyibutsa ya majoro tiyandirimbo byinaga oya n'ubundi yishyuye nkumbuza oya nyabusanda yitwa Sandrine Pasi nakubwiye ngo sinzi igihe wakumva umuntu uyavuye mu buzima bwawe akagukundira akagenda atakomeje ngo akurerege ukabigiramo uruhara akagenda bimwe mu bintu bibabaza ni ukuba umuntu wakundaga agiye kireka apfuye kandi njyewe nabengeye ku murenge hano hepfo wabengewe ku murenge yego ubwo wabengewe ku murenge tubwire inkuru dusoze tuzagaruka ubutaha byagenze bite njyewe nari ngiye gusezerana n'umukobwa hariya ku ruyenzi witwa Chantal abantu bose barabizi narandikishije ibintu byose nawe arankurikira arabizi cyane ariko afite urugo yego arangije ndagusuhuje warakoze turi bujye gusezerana umuhungu ahita amutwara mu ijoro bivuga ngo tuzasezerana kuwa gatatu umuhungu ahita amudeturuna nawe hafi aho kwa ba Musenyeri ahita amutwara ku cyumweru nijoro ntacyo bajyanye uzi ukuntu nababaye mwana ariko ubwo uzi gutumira kandi wasanga warababaye umfasha wese wakwishima ntacyo wababajwe n'iki erega njye naramukundaga wivuga ko ukimukunda ngo yabimaze igihe kandi ukimwibuka weya impamvu byibuze se ahantu wababariye byibuze se hari umusogongero wari warafashe wapi niko gahinda ufite ikintu gikomeye nari narakoze kari akabizu konyine ngo natwaye ikizirikene narayisize tisaza ngize tibayi habe n'akabizu yatwaye ikizirikene uri kumva rero man ari igihe Sandrine yavugaga man nanjye nkabyumva ibi bintu abantu batubwira ngo ntibyari ibyabo ari ukuduhumuriza ariko burya uba wibwe byabo uba wibwe aba ari ukuduhumuriza kugira ngo tuze tuvuge n'urugero umuntu aguhaye telefone nta telefone wari ufite akuguriye telefone ugeze hano igihara umurara arayigupapuje arirukanze usanga gute ngo telefone ngo ntiyari iyawe iba ari iyawe uba wibwe ni ukuvuga ngo uba wibwe rero uretse kwihangana ugakuramo isomo nk'ubu Sandrine uwo muntu uri kumubwira mwaramutse ashatse yafata ugakomeza ahubwo wowe Sandrine se bafite gahunda nk'uko ushatse wakomeza Pasi njyewe rero ndimo ngira nitangira ubutumwa kuri Asiya na Bosco Empire na Korode tunagire tunasoze ndabona amasaha ageze ku masaha nimba koko mu mitima ya Bosco Empire na Korode hari ibyo bazi
bashobora kuba barahatirije Asiya kugira ngo abahe ikiganiro yego bamenye ko n'ubundi bizajya habona ibyo Kabiri. by'inzahuke ngo zabwiye yego nimba iki gikorwa baragikoranye urukundo nta bindi bibiri inyuma bahumura Imana izabaha umugisha ariko bamenye ko Asiya amenye ko nimba hari ibyo yasigasigaga kugira ngo bitajya hanze amenye ko n'ubundi bizajya hanze hari umugore ngo sinagufata no kugira ngo macinyi idahita rero ni ukuvuga ngo atagira ngo yarabikavarinze abavuze amahoteli yarayemo abamucuranze ntago bakagombye kujya muri ra rugo ngewe uzi ko ngiye kwa Wanyanasiya nagiye ntitira cya gihe uzi ko nagiye numva n'amaboko ntazi nimba ari nanjye ugeze hariya uzi ko umbajije umuryango uretse ko nari naragiyeho ku itabaro ntari kwibuka kirya gihe ariko abantu bagiye nk'abantu nyine bagiye barangije diru n'ibiki byose hoya abantu baba bakeneye kuvuga ngo ese koko Claude wahagaze avuga ngo inzahuke nta n'imwe igihari yajyanaga ari amakaye yagiye gufasha abana be. yagendaga ajyanye amakaye agiye gufasha abandi ni ikinamico noneho yagombaga kubanza agakora ikiganiro akavuga ngo burya Uwanyanasiya baramubeshyera inzahuke zigize gute zirahari ntacyo yakoze urumva anasaba n'imbabazi narabeshywe rero akanasaba n'imbabazi ko yabeshywe ibi bintu byo gukinga ibikarita abantu sibyo ibyo mwahishe bizahishuka Justin hari icyo ngarukaho ku nzahuke wabonye ko hari aho Uwanyanasiya yahagaze avuga ati abana bashaka gusubizwa mu miryango nimba ari jambo hari umuntu yariganirije ryaragiye rigera kuri Claude rero Claude yarashobora kuba yarumvise koko ko abana basubijwe hehe mu miryango yavuze ko birukanwe na nabi na nijoro Na- icyo gihe wari utaraza muri YouTube ibyo byihorera Aho yari ari gutebya. urwo rubanza rwihorera reka ngo nkwibarize ni akahe kajambo abwira Fred na hari mu kwezi kwa buki na Mutesi ahubwo se wambwiye ko nabwira umukunzi wanjye cyangwa umuntu nkunda ibyo uwankundaga ko byarangiye ni akahe nabwira umuntu nkunda cyangwa se umuntu unyifuriza ibyiza umuntu ujya kuri duhinduka agakora sabone wabanjeho nakubajije wowe aho wambajije se wagize ngo niho hafite agaciro ko hari aharagiye ahafite agaciro kari aho uyu munsi ndi kukubaza reka mbwira umuntu nkurikiye undeba akabona namubera umudamu cyangwa se namubera mubwire ibyiza mubwire karita zawe uretse gatoya tugeze mu kanya ko kwamamaza oya nibyo iyo tuvuze ako kanya ko kwamamaza hari ibintu rero bibwirwa nyirabyo yamaze kuhagera nimero ni 0780856044 araca mu gikari mubwire ubundi ushobora kumbwira ati nabonye ejo Jane se mwakora ikiganiro yes wabonye ukuntu yahindukiye agaragaza ubushongore n'ubukaka cyangwa se agaragaza ikanzu sheri we yamuguriye umukunzi we ugira ngo ari kwerekana ikanzu kandi abandi aravuga ati kabashengure tidore aravuga ati ninde ushaka kunjyana wabonye ahantu yakubistaga warabibonye nabonaga wumiwe tubwire nawe rero buriya iyo uvuga kenshi utarabona oya sureba nk'ubu ushobora kuba wambaye n'agasaha warakiguriye ariko bakubaza ngo ninde wakakuguriye ugahita uvuga ngo ni sheri kugira ngo ugire ute nawe wumve wiyongereye ikiro cyangwa se uvuze ijambo ryiza riremereye kubera ko bazi ko ahari bishatse kuvuga ngo rero iyo ufite umuntu witirirwa hari umugore ushobora kwiyambika akajya avuga ngo ni umugabo w'umwambika apfa kuba amufite ahataha nta nubwo wa mugore we ibyo ukora muri urwo rugo ntago bikenewe kumenyekana ni umugabo uba wabikoze niko bihita byitwa niyo mpamvu rero iyo ufite umuntu uguhagarariye egare kubahwa reka nkubwire ikintu kimwe Sandrine witeguye gukundwakaza umutware wawe no kumwakira no kwihanganira intege nkeze urabyiteguye tusubiza nko mu kiliziya ndabyiteguye yego urabyiteguye arabyemeye ahubwo witeguye kwakira ibyo utashoboraga kwakira kubera ko yagukunze kandi akaba abona ko hari ibyo utakwemera urabyiteguye yego ndi guhabwa peretesi reka shimira abantu badukurikiye yitwa Duhinduke TV yitwa Sandrine umwana w'inyaruguru umwanzu kwanga harakagwa ishyanga nyaruguru we yari abarindangwe b'iwacu umeze mutse bana beza yes nyaruguru we
iye Nyaruguru we iye ciao ciao ndumva Abarinda- nasoje mvuye mu kiganiro ura navuye mu kiganiro cyanyu ngewe okay oya wikivamo Justin tanga ka message ubundi tunashimira abantu oya message nta kindi abantu numvishe nubona ukuntu aka message ndakabonye wabonye umwana Steven yiyongezaga ariko ngo yamufashe ku ngufu ibinduru uwo nguwo reka cyane mu kindi kiganiro pe ayazindutse ageze kuri buriya rero nta makuru murabona ya Steven ndashaka kuyabaha ejo Steven ahubwo haraje hashya rero ikintu navuga cyo erega buriya pasi umugabo wese udafite umugore ni nk'umusore utarubaka urugo umusore utararwigezeho nta kibazo rero umugabo wese ikibazo ni uwarwigeze buriya ntabwo ushobora gukumbura ifiriti utarayirya none se nkubwire ngo ndashaka ngo nkumbuye ubu ngewe hari ibintu ntakumbura ko simbizi ibintu byitwa ngo pizza simbizi ari ibiki ngo zahambaga ibyo ntabyo nzi nta na peti ubifitiye nese nabigira peti ntabizi ntaranabirya ariko ikintu wariyeho uragikumbura niyo mpamvu babaza agasandirine akantu yakwibukira ku muvandimwe ukabona nyine agize imbeho mu ntago nyine yabikubwira hano rega niko yagira imbeho mu urumva ni ukuvuga ngo buriya mu mutima we agukingure nk'icyumba kimwe cya gatanu akakwinjizamo mu cyumba cya gatanu dore yahise yiheba muhumuriza ahubwo yahise yijima ikiganiro nakivuyemo bo kambwire sande katubwire pastor Mutesi agire enjoy nziza ni nk'ihame enjoy ibyo ni nk'ihame ibyo ni nk'ihame nta enjoy iba mbi kereka musizeyo nibyo byaba bibi ariko enjoy hakaza umuntu ufite ubwatsi se niki ati nari narakubuze none akabaga bya bino bw'agakebo kagiye mugarura yego nibwo bwamubonye inkuru mutawumvise ko nta keza bakwifuriza oya da tukabona Fredina yise apostinga ngo umugore wanjye baramujyanye oya Fredina bamutwara Mutesi ntibamutwara ngo Fredina bamutwara oya ntibikabe none se ko turi kutebya ngaha nkubwira ntikireka umwe asigayeyo ariko ni amarangamutima ya muntu kandi ibyo muri kwifuza mwebwe kuko ndimo ndabona mukeneye indi nkuru ariko aba yayibahaye nuko mudakereya ngo murebe ikibaye cyose arapostinga rero ntabwo mwabura inkuru hariya ariko reka nkubwire Sandiri nawe ntubeshye njya muri stade bwa mbere bavuga ngo stade bari buyinjiremo nabayemo nk'uw'ijana urumva nkigeramo ikintu cya mbere nakoze ni ukwirya selfie kugira ngo nereke abantu ko nayigezemo noneho wavuye mu ntashimwe kiganiro nawe umeze nka pastor Mutesi ngo abanyarwandakazi nseze YouTube ngo sinzagaruka ntacyo mu gitondo uriya ni mukuru wanjye yubaha ubundi none Fredina muri kumuhererekanya baro Fredina ahubwo acuke neza turamwifitiye umva muramuke mugire ibihe byiza tuzagaruka ejo bye ngo mugeze mute simpari ndi inyuma ya kamera yesi reka amashami twanyura kino kiganiro mugire ibihe byiza Imana ibarinde nakagaruka we love you so much be blessed ndabashimiye cyane ndi kumwe na duhinduke ndi kumwe n'ukuri nyako ni byiza cyane rero ko tubana ibihe byose kandi tugasangira byose kugira ngo bigende neza cyane aho bitagenda neza mukadukebura kandi aho bigenda neza mukavuga ni mukomerezaho cyane kandi byanaba na ngombwa tugasangira uwo mugisha w'Imana ni byiza cyane Pastor Justin Yesu ashimwe cyane Imana ihimbazwe murakomeye se ndakomeye urebye nuretse ko muri pantaro yabacitse mu kabati na waya irakomeye nta kibazo nyuma ibintu birakaze muri iyi minsi ibi bihe gusa biranagoye warakize semera kuvuga ngo urarwaye ntago ndakira ndikorohera Imana ikorohereza iyo umuntu bamubaze ngira mu ubwoba ntinyamo ndatitira ariko Yesu arakiza ndi kumwe kandi na duhinduke
felicitasiyo muri iyi minsi birimo neza. imana iri mu kazi. ubu ikintu gitumye nzana hano na Justin nawe ikiganiro ejo bundi yego mbona ibintu ukuntu bimeze ndavuga Sandrine wariraga bamutwariye umugabo Imana imushumbishije umuturirwa. oya Sandrine Yesu ashimwe cyane suza abantu bacu. Yesu ahimbazwe turabasuhuje inshuti zacu zakadasohoka. Imana ibaha umugisha abantu badahwema hari umuntu butakwira atanyarukiye kuri duhinduke ndetse akuzwa n'ibisabwa harimo sabone share ndetse like na comment. Ndakubwiza cyane. Uwo muntu rero yubahwe aho muri hose aho muherereye mu mpande enye z'igihugu mu bihugu byo hakurya iyo ngiyo aba diaspora. Imana ibaha umugisha. Ubura guhera igihe utuye ugahera diaspora. Umva navuze impande enye z'igihugu kugira ngo ducunguze uburyo umwete kugira ngo nze gutema nkokora. Ndatema nkokora. Abaturage b'igihara rega burya ushaka gusanga abantu b'igihara. Bundi Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi ubura icyubahiro cye. Kereka mu mudugudu w'iwabo. Abantu b'igihara ntabwo bashobora kumenya ko bafite umuhanuzi. Yes. Kandi nabonye icyumba cy'amasengesho kikubuye. Bashobora kuza ati ko ndwaje umwana murabike ibiganza yakira ati amadayimoni yajujubije umuntu. Yakira ati byari bisanzwe ariko hari ababizi hari ababiha agaciro ya rero by'umwihariko abantu bose badukurikirana tutitaye aho baherereye. Imana ibaha umugisha. Justin rero nizere ko ameze neza Justin. Mu by'ukuri ibintu wavuze wari ukomeje cyangwa yari imikino kuko njye byatumye nzinduka ndebye uyu musozi ndebye iyi karitsiye mbona ni Nyarutarama itaramwamo n'imfura ikararwamo n'izindi. Tubwire ibya Sandrine hano byagenze gute? Imana ibatahiriza abandi babuze n'ibishangari bimeze bite? Urabona YouTube uko ikora abantu bamaje kuyimenyera tugenda dutambutse inkuru mu buryo butandukanye ariko by'ukuri mbanje gushimira n'umuntu watije hano Sandrine ngo yaramutije cyangwa inzu ni ntago inzareye ntanza afite ntanza afite n'inka yari afite yarazigurishije. Sandrine ngo yigeze agira inka ntabwo igiti cyatema yigeze kumpa story numva ni story ikomeye ariko ubwabyo kuba hari Imana ibishimirwe. Rero hari ukuntu dukora inkuru bikaba ngombwa ko ushyiramo indyoshya birayi bitewe n'inkuru wicayeho no kugira ngo nahanurire hari ibintu bita guhanurira mu kiganiro. Ikintu ngena ndimo mbwira Sandrine muri iyo nkuru naramubwiye nti rero Sandrine ucunge neza ntaba ntakwanduje kuvuga ko Mutesi atera umwaka ngaho hasi. Mutesi atera umwaka niko namubwiye. Kandi nabonye na Noheli nawe yasizoye. Noheli ngo baramwibye ngo amuhaye cravate ngo akimara kwigeza mu rugo bahita bamwiba. Bishobora guhurirana ari ibintu bijya bihurirana rero buriya ari ukuntu bakubwira ngo aha hantu barambura urumva ukaca inshuro 20 ntibakwambure hari n'igihe bakubwira uti nuhanyura urapfa ukapfa. Rero icyo gihe mbwira Sandrine aramubwira uti hari umwuka nshobora kukwanduza kuko ntari icyo gihe ntago nari ndi mu bihe byiza. Rero mpita mvuga nti utabara bwe Pastor Mutesi ko atera umwaka kandi yaragwaye amafaranga ukimuka. Nyuma nanjye mpereje amakuru nsanga ahubwo Sandrine ni umuntu wamugiriye impuhwe baba baramujugunye hanze n'abana kuko yariye byari bimeze navuga ati inzu byasaze ikagugu. Yego ubwo rero kumva ahubwo umuntu wamugiriye neza yubahwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ndabizi neza ko burya ikizakubwira uwo uri w'imbere ubanza ukakinyuraho. Ni ibyo byose rero sasa Sandrine umeze gute? Ubu ngubu nabonye X wawe iyo wavuze X wo mu cyari cyose umuntu ushobora kuba ari umukunzi wamubonye he? Oya X bavuze umuntu ahoze ari umukunzi expired wabataye wabaye nyine yacyuye manda wahoze ari umukunzi wawe. Ngize ngo nuwamboneye uri wenyine se? Asanze iminsi umaze kuri YouTube usiko ngize ngo nuwamboneye tuvuge tuvugishije ukuri ko uri umukobwa nakuri umudamu mwiza umukristo usenga iminsi umaze kuri YouTube
nta nuraza ngo adepoze yenda ubyange wabyanze cyangwa ikirere kiracyifunze arahari ariko mbonye n'undi namwakira kate kajira yesu umva impamvu murashobora kuza akakubwira ati ndagukunda ariko atarabibwira ababyeyi ugasanga icyizere kiraje amasinde wambera nkaya ndirimbo akingije musi ngo nturare utarivuze nturare utarivuze akagutanga akarikocora ubu rero urumva ikiganiro nakasamutwe niko nakasambuye ntabwo ushobora kuba ubu kuko ushobora kuba narabuze umuntu umbwira ati Sandrine joteme Sandrine yenda wazisubije inyuma ariko zaraje nyine ntabwo yabura nibyo ndi kukubwira kuko hari umuntu waje kungisha inama ngewe ati sura mukobwa ko mwadamu ko nabonye mwakoranye ikiganiro ndakwizera kuko namwana rero aracyifitiye toroma ibibazo yigiriye yifite n'ibibazo byo kwishyura inzu sinzi n'ibintu by'inkuru niba binamurimo dore nimero ziri hariya kuri duhinduke ugenda ugerageza amahirwe n'ibibyara inyana bizabyara inyana n'ibivamo ikimasa nyine ubwo uzajyane ku isoko uwo muntu uba uramuyoboye ndamuyoboye nawe ukaba utekereza ko yaba yaravuze ijambo ryiza niba yararivuze niba atarivuze simbizi duherukana ubwo hari ikintu kimwe ushobora kujya mu rukundo ariko ugasaba Imana ikimenyetso nk'umuntu ukijijwe ukavuga ati romana dushaka umuntu hari Imana igucecekana kandi ibi ntari ibyawe Imana ikavuga ati naguhaye ubwenge bukoreshe icecetse wihitiramo icecetse wihitiramo utanga nimero nyine uje mbere akaba ari kujyana si byose cyangwa ugukunze uvuze ijambo rizima kamwe murumva nahoze mfite umukunzi aragenda kandi sinshaka kubaho njyenyine ngo kandi si byiza ko uyu muntu aba wenyine muremera umufasha umukwiye ni mu mitangiriro ibyo bintu rero kuba byarahanuwe ntabwo dukwiye kubitesha agaciro nose tubwire Fredina yibere Dubai yibere muri honeymoon ibintu kubyakira koko uri kubibona gute ndashaka ibintu rero ndimo ndabona biri kubanziriza ibyanjye ndakorekeraho ndakurahiye ndimo ndabona ibyanjye biri bukurikireho niyo mpamvu ndi kukubwira nta kantu k'akajinyori kari kuza bukumva karakuza ntabwo gashobora kuza kereka ntawe umbwira joteme ntawe ukabura kuza kereka ari ukubwira joteme kereka ndi njyenyine aravuze ngo ntabwo bari wenyine ntabwo ndi njyenyine hari umuntu uvuga joteme hari umuntu uvuga ati sanabibwira ababyeyi ese waje undi yamwemera haramutse haje undi ufite gahunda uhita ukora ibintu akabikura mu nzira hari abantu batema bakokora babona ibintu byose ari ugufatira akavuga ati iyo bitinze oya ndashaka umuntu ufite gahunda urumva nyine hari ukuntu umuntu ashaka igihe Imana itarabishyiraho umukono nta mpamvu yo kubwira abantu nabi nta mpamvu yo kurakarira mu bintu birakaremo bigira intambara ibintu ni amahoro nagize ikibazo nshaka kubaza Juste Mutesi uriya muryango waciye bugufi uravuga ati ibyo navuze byaba ari byaba atari byo ariko ntibyari bikwiye ndahinduye abantu bari kuvuga nabonye Pastor Claude avuga ngo abantu yahemukiye Mutesi ngo abantu yagize gute ibya Claude na Mutesi uhura kubibona gute muri ibi bihe ko nabonye byacanye maremare urabona Claude we na Pastor Mutesi icyambere uzareba umuntu wese uje avuga Pastor Mutesi cyangwa se ari ibintu byaba ariko uwo muntu ari umugabo Pastor Claude itababara urumva kuri Rusagara yahise ajya guhiga amakuru umunyamakuru kame bafite ikaza bari kuyishakira views kuri Fredina ahita ajya guhiga amakuru anjyana no ku mazu ye urumva ugura amazu ngo saye nyine ariko Claude yanjyanyeyo urumva rero ariko wibuke ryajwe Pastor Mutesi avuga ngo ariko koro impamvu ungenda umpoza kunyiki nuko nakwimye nuko ikanzu y'ibihumbi 150 ntayemeye hari Claude yarapimuwe ubwo aho ngaho nuhita wumva nyine ako kantu ko kwimana uhite wumva ko ubwo Claude twamufata nk'umuntu urwara inzika zigiye kandi kirekire ko yimwe kuko urabona ari gushakira ibirego Mutesi uko byagenda uko ariko kose amaliste y'abatwerereye abikibaza ati ariko Mutesi nawe mu nshuti harimo abagambanye harimo bayude harimo ba erega ni ku isi koze
iragatsindwe kandi imeze nk'iya Yuda. ubona ko nubwo abanyafurika atari bose ariko umubare munini ubona ko ari abantu bashyushya urugamba yego ariko bagashyushya bari ahantu bitegereje bavuga uti korode tuzamutamo twiyirukire. rero ni ukuvuga ngo korode ibyo ari kuvuga byose nta kindi niko yimwe cyokoze ni uko yimwe buriya rero asiya nawe ubwaze kumva nyine muri aka kantu kankanyuzemo nimba mutesi ari kuzira ko yimwe ko yimye umuntu ese mite nibaza wazamuha none se ni ibitekerezo byawe ni ibitekerezo none kuko ntago mbona ziriya mpuhwe za korode kujya ntarabana kunywa ama esansi inshuro ebyiri zikurikiranye. ahaha Sandrine ejo bundi numvise bambwira ko Fredina mwagiranye ikiganiro kirambuye nyuma y'uko akoze ubukwe mbere y'uko ajya muri honeymoon Dubai. Ikiganiro mwagiranye na Fredina cyari ikiganiro kigaruka ku ki si umubano waba ukomeje ikiganiro cyawe cyari wagiranye na Fredina ngo cyari kirimo amagambo y'urukumbuzi amakuru meze gute ndagukumbuye nanjye kandi ngo aho yaciye ntihaca urwango ugasanga yenda uru rukumbuzi yenda ruraganisha mu byo abantu batekereza mu by'ukuri nibyo koko iyo koru yaraje ese yari ihishe iki kugira ngo yenda abantu numvishe bafite ayo makuru batazatekereza ibindi niyo mpamvu tuba twanagusuye hano ku isambu nta sambu mfite ndacumbitse ndakodesheje ku icumbi ndacumbitse ariko abo bantu barashaka kunsenyera mu by'ukuri ndimo ndababwira ko mfite niwe basenyera gusa se cyane nawe ntiyubatse se uriya we uriya byarakomeye ibyanjye biracyari mu itama sindabimira none se ubwo isa n'isa ingumi yabikuramo akubwira ati cira birarura ugacira urumva icyari nicyo yameze biri mu itama ingumi yabinobora ariko n'ibisanzwe hari n'umugani uvuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ariko Sandrine Fredina ujya ubona ibyawe nawe byararangiye ibyanjye nawe haku ibintu by'abantu biba byararangiye ni nk'abantu baba barapfuye abantu bazima ibintu byabo birangira bite ujya uvuga ngo umuntu mubone ngo ni dayimoni ubuze ejo bundi niduhura Nyarugenge ugaha umuntu umukono uzaba ugize nabi cyangwa ukamugwamo bijyanye n'ibi ukamugwamo ukamusuhuza akikomereza rega abantu barahura kereka imisozi n'idahura ni ukuri ibintu by'abantu bahumeka birangira biti kandi abantu mwatandukanyijwe n'urwango ntago ari urupfu ariko mwatandukanye ku bw'ubwumvikane ni ubwumvikane ariko Sandrine nicyo kintu cyakikunanira kukibagirwa kuri Fredina mu gihe mwamanye na Fredina nicyo kintu cyakunaniye kugira ngo kigushiremo mumve kigushizemo mumve Fredina yagewe kushiramo uvuga ngo murakoropa se ibyo bintu bamuvuga ni iby'umuntu iyo ntacyo mwapfuye uramubwira ati ba mahoro nanjye mba mahoro aho muhuriye mugasuhuzanya nicyo kintu cyakunaniye kukibagirwa mbaze gahoro oya tuvuge gahoro ABCD turagira ngo ni uruhe rwibutso ku buryo nacyo kigali kimugeraho oya waragira ngo mbitondore oya ni uruhe rwibutso rwa Fredina rudasaza ufite ubitse ku mutima rudahari ubwo n'ubundi n'urukundo nta rwaba rwari ruhari ariko byihorere ibyo bintu tubicumbikire kugira ngo aryoherwe n'ukwabuki oya hari ikintu nawe yumva akavuga ati cyo koze uriya mugabo mwamuretse iriya mfura rwose ariko araberewe ate uriya mugabo ni mumureke rwose ayibera amahoro reka twigendere jisite mu kanya akomeje kwa Masiya ruriya rugendo rwa Claude Empire n'abandi kuri Empire hari ikintu bashaka kuvuga kagira inkuru rero simbizi muri abagabo muraza kumbwira sinzi uko mukunda cyangwa se bakunda ariko urebye ikinyabupfura discipline yahatambukanye yarabuze nk'umuntu wajisha igisabo nuvuga ngo we yaretse Claude aravuga dore ko Claude avuga ibigambo byinshi noneho Claude aravuga guzwa ujye vuga ngo Claude aravuga guzwa oya urabanga agira ibigambo byinshi agomba kubivuga no saba ari mu kazi ni nk'ibi byanjye nanjye ngira ibigambo byinshi hari nta watera comment nuyihatera nabwo nta kibazo turagusubiza ya warebaga ukuntu yateraga ijisho
gahoro jye ijisho ry'umuntu waciye bugufi ndaribona mwaba mwarabibonye n'ijisho ryaje kureshya umugeni mwaba mwarabibonye se cyangwa ndihuse bizi ariko hari ikintu nabonye nanjye ntinyamo nabonye guca bugufi guhari kwifata neza aho Justin nawe mpe kumura bara amashati amwe ahubwo Justin nawe baramusize araje ubu ngubu bafitemo n'akababaro kuko batamujyanye ariko rero umuntu wabaye ni Noheli yarababaye nacyo gikomeye sinzi ko kizamushiramo bamusuriye umukunzi abati Asiya naragusariye none ni gute wakira ibyo bisambo ariko atuza aho muri hariya nta muntu urerura akamukunda Claude ntiyamukunda ngo byemere afite urugo cyakora Claude icyo ashaka arashaka kuzashyingira Asiya akamubera umubyeyi kureze ko atari muri ADPR gasa n'umwana wa ADPR n'umwana wa ADPR ntago arishingira yonyine bro bishatse kuvuga ko ahantu hari umugabo ujyayo buriya n'umuyisilamu yemeye gutera ivi n'umuyisilamu kandidatira arayifite idini nta dini itazavamo umugeni utazareba umuntu uri ukamutinya kandi wakunze urukundo gukunda ni nko gupfa burya hari ikintu abantu ni ikihe kintu wanenze muri rugendo ni ikihe kintu washimye kuko Justin ibyo yavuze ngire ngo wenda tuza no kuganira mu gihe kumushaka kumuha akanya ariko uruhare rwawe ni ikihe kintu washimye ni ikihe kintu wagaye kugaya bwo ku muntu wafasha ye agahaguruka akajya gusura umuntu kugaya bwo naba nivanze mu buzima bw'abandi genda shima kuko babaye intwari ibihe yari atambutsemo byari byo gusurwa yego ya wenda kuba barabishyize public kandi nabwo bose ni aba YouTuber ntacyo bitwaye yego yes rero nje nabibonyemo kabisa nkuko hagati muri bo harimo umuntu ushaka kuba inshuti y'inkora mutima ushaka gusimbura Steven ashaka no kutamusimbura ngo bigaragaze ariko akavuga ati humura ndahari igihe cyose wankenera impore kibondo kwitsamura turakiri kuko nta murumva nyine waryama akagusegura yashobora no kutagusegura ariko akaba inshuti y'umuryango iriya ndoro ya Impaya n'imyitwarire yaritwe nk'umuntu ugiye guhazwa Impaya kandi Impaya mbere gatarabahaye invitation ariko ashaka kuba ameze nk'umuntu uri kubura amahitamo nawe yarwariye indege asiya ameze nk'abantu babwira ati ncira ibiryoshye mira ibishyushye mbese aracyari hagati Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.